muraho ndizera mwese mumeze neza. Uyu munsi mbafitiye ikintu gikomeye cyane, mbafitiye inkuru ishyushye niyo nabivuga gutya. Abantu banzi akenshi mwari mumenyereye ko mba ni jyenyine, gusa that's no more. Ntabwo ni jyenyine, icyo ndakibabwira ntari jyenyine. Reka rero nakire umuntu tujye kubabwira icyo kintu gikomeye cyane. Ngo ikaze. Ladies and gentlemen, nambabwiye ko inkuru mbazaniye ntari jyenyine. Iyo nkuru ngiye kubibabwira ndi kumwe n'umuntu twicaranye iruhande rwanjye, and yitwa Jasmine. Ku banzi muramuzi, abenshi mwari mutuzi nka girlfriend and boyfriend, but that's no more. We're sitting here as my wife, as a husband and a wife. That's right. Welcome. Thank you, baby. Kubambonye bwa mbere cyangwa kubona watanzi, nitwa Sabi. I was introducing my beautiful wife Jasmine, and duteye ishema uyu munsi no kubabwira inkuru nziza yuko tubafitiye podcast nshyashya yitwa Love in Our Time. Nk'uko yarabivuze nuko bimeze. Ubwo twahuraga muri 2016 ntabwo twari gutekereza ko umunsi umwe muri 2024 tuzaba twicaye hano nk'umugabo n'umugore. So the purpose of this podcast ni ukugira ngo twongere tubwire abantu ko urukundo rwa nyarwo rukibaho, cyane cyane binyuze mu nkuru. And intumbero yacu nyamukuru ni ukugira ngo abajene nkatwe bakiri batoya cyangwa se n'abandi bantu batekereza ko imiryango itagifite agaciro cyangwa se urukundo rutagihari, urukundo rwakonje, kugira ngo bongere bagire ibyiringiro mu rukundo. Tugenda tubona ukuntu abantu benshi bagenda bata icyizere mu rukundo. Mariage ntabwo ikiri ikintu abantu bakizera, ntabwo abantu bakizera ko urukundo rwanya rwo rubaho. So the purpose of this podcast ni ukugira ngo twongere tuzane ibyiringiro yuko umuryango mwiza ugihari, urukundo rwanya rwo rugihari. Kandi ibyo ngibyo tuzabikora tubinyujije mu nkuru yacu, mu nkuru z'abandi bantu bagiye batandukanye. Tuzatumira imiryango iriho ubu ngubu, imaze igihe gitoya, imaze igihe kinini, family experts n'abandi bantu bagiye batandukanye bashobora kurestoringa ibyo byiringiro mu bantu. Yego, ibyo uvuze nibyo. Tuzatumira abantu batandukanye kugira ngo baze binspiring abantu, cyane cyane abantu bato, cyane cyane abantu batagifite icyizere mu rukundo, kugira ngo bumve koko ko urukundo rwa nyarwo rugihari. Urebye muri iki gihe ukareba yaba ku ma social medias, yaba ku zindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye, iyo ugiye kureba urukundo usanga rufite navuga ngo isura mbi, niba ariko nabivuga. Usanga ntabwo abantu bakizerera mu rukundo. Usanga abantu niba agiye gushaka se arashaka kubera impamvu, arashaka se kuko afite uwo agiye gushaka afite icyo amukurikiyeho, arashaka se kuko pressure ya famille, arashaka se kubera imyaka yamugendanye, se niba ari umukobwa cyangwa umuhungu. Ugasanga rero abantu mu by'ukuri bataye icyizere ku bigendanye n'urukundo, kandi urukundo rwa nyarwo ruhari. Turabahamya yo kubihamya twe ubwacu, ndetse tuzi n'abandi benshi bagiye bakora ba successful mu rukundo rwabo. So nicyo kintu kiduteye gutangira iyi podcast. Nk'uko yarabivuze, tuzadutumira abantu, tuzahera yaba tungana yaba bakuru, abo bose tuzagenda tubatumira kugira ngo baze badusangize iby'inkuru zabo, twumve inkuru z'urukundo zigira abo zinspiringa, zigire abo zitera ibyiringiro. Noneho ikintu gikurikiyeho mu gutangira iyi podcast, tuzatangira n'iki? Tuzatangira n'inkuru yacu. I know, and abantu benshi b'inshuti zacu nzi ko yaba tuziranye in person, yaba abo turi inshuti ku mbuga nkoranyambaga zacu, nzi ko abantu benshi bagiye batubwira se please you guys dukeneye kugira ngo tubwire about your love story, dukeneye mutubwire mwahuye mute, mukundana mute.
So rero abantu rwose, the first thing we're going to do, the first podcast tugiye gukora izabivuga ku rukundo rwacu. Izavuga ku rukundo rwacu twahuye ryari muri 2016. I mean ni igihe kinini cyane. So inkuru tuzababwira rero izabivuga ku rukundo rwacu kuva aho twahuriye, twahuye muri korali mbaye mbakopeje ku bantu batari babizi. Izavuga ko twahuye, izavuga ko twakundanye, ibindi izavuga n'ibiki uko twabaye muri long distance relationship imyaka igera I mean ni ikintu gikomeye cyane. Abantu benshi ujya kugenda abantu bose, you guys muzabishobora se, long distance muzayishobora gute? So iyo nkuru tuzabagezaho izaba ari episode yacu ya mbere, izavuga kuri ibyo byose, ko twabaye muri long distance relationships, imbogamizi twahuye nazo. Ni urugendo rero rutari rworoshye kuva muri 2016 kugera uyu munsi. Ibi byose twaba tubabwiye long distance n'ibindi, but here we are, we've made it. Yes, that's right. Nuko rero tubararikiye gukurikira episode yacu ya mbere, ubwo tuzaba turi kuvuga ibi byose amaze kubabwira en detail. Nta na kimwe tuzasiga, ewan tuzamena umuceri. Tugiye kumeneka rero umuceri, you know. Ubwo rero we cannot go through this journey twenyine, we will need you guys. Tuzakenera support yanyu. Subscribe, share, like and comment. Tuzishimira kubana namwe muri uru rugendo. It will be amazing, I promise you. Kandi ntabwo twabazanira ibintu bibi, I guarantee you that. Ntabwo twabasondeka byo rwose, mugomba kubimenya. Nkuko nabivuze, please subscribe to our channel Love in Our Time. Niduhura next time nzakubaza ukuntu podcast yacu yitwa. So Love in Our Time niko yitwa, haba kuri YouTube, haba kuri n'izindi channels, haba kuri Instagram, yaba Facebook, yaba TikTok, ndetse n'abakunda kurya podcast kuri Spotify, Apple Podcast, aho hose wadusanga. So muzabane natwe muri urugendo, and we cannot wait to start and to go through this journey with you. We cannot wait for sure. See you soon. Bye.